Bakunzi baje ku Buzima TV twongeye twagarutse twazanye ibyiza twabageneye tubashimiye uburyo mukomeza kudukurikira turabibona mu bitekerezo muduha mukomeze mudukurikire natwe tuzamara tubagezeho ibyiza twabateguriye kugira ngo ubuzima bwacu dukomeze kuburinda ndetse no kubwitaho. Uyu munsi rero tubateguriye ikiganiro cyiza kitumenyesha kandi kitugaragariza icyo twakora igihe dusanze dufite ubushyuhe bw'umubiri buri hejuru y'ubusanzwe. Twabonye neza rero ko bafata ubushyuhe bw'umubiri igihe turi mu rugo, utarayibonye wakongera ukareba video yo hejuru y'ubushyuhe bw'umubiri. Hanyuma uyu munsi tugiye kureba ese n'iryari tuvuga ko ubushyuhe bw'umubiri ari buzima, n'iryari tuvuga ko bufite ikibazo. Ubusanzwe rero ku muntu mukuru ubushyuhe bw'umubiri buba 37 nibwo tugenderaho, ariko ubushyuhe buri hagati ya 36.4 kugera ku 37.5 buba bwemewe nta kibazo ku muntu mukuru. Igipimo rero by'umubiri iyo bifite ikibazo ni ukuvuga ko iyo dufite ubushyuhe bw'umubiri burenze 37.5 kuzamura, icyo gihe tuvuga ko ubushyuhe bw'umubiri bwahindutse. Iyo bugeze rero kuri 38 ho tuvuga ko umuntu afite umuriro. Igihe usanze rero ubushyuhe bw'umubiri wawe buri hejuru, ni ukuvuga buri hejuru ya 37.5 wakora iki? Nicyo tugiye kureba mu kanya. Igihe usaba ufite ubushyuhe buri hejuru, icyo ukora ikintu cya mbere ushobora gufata ikirahuri cy'amazi, amazi y'akazuyazi, ni ukuvuga ni amazi adashyushye kandi n'amazi adakonje. Ni aya ngaya mbese nk'aho tuyavomye kuri robine. Ni amazi ateguye ateretse atavuye ku muriro kandi atavuye ndetse no muri firigo. Icyo gihe ukayanywa. Hanyuma ikindi ukurikizaho wakora dushe ukiyuhagira umubiri wose n'amazi y'akazuyazi. Ibyo ngibyo iyo ubikoze ubushyuhe buva mu mubiri bukagenda. Bishoboka ko wakora dushe ukihagira umubiri wose, ushobora gukoresha ubundi buryo ngiye kubereka. Ufata agatambaro hanyuma ugatosa muri amazi y'akazuyaze ukagakamura, hanyuma ukarambika no ku mutwe, ukagenda urambika ku mutwe gutya kuri izi mpande, hanyuma ukaba wagashyiraho igihe kigeze nko minota 10 ugafatiyeho. Icyo gihe ubushyuhe nabwo buvamo bukagerageza bukagera muri cya gitambaro. Iyo biramutse rero urangije gukora ibyo ngibyo, ushobora kugana farumasi ikwegereye ikaguha umuti ugabanya ubushyuhe mbere yuko ujya kwa muganga. Nta kindi gikurikiraho usibye kujya kwa muganga kuko ufite ubushyuhe bwinshi buriya mu mubiri ntabwo bukora neza, ndetse hari n'uturemangingo dushobora kugira gute kwangirika. Niyo mpamvu nyuma yuko ufata ako kanini uvuye muri farumasi, cyangwa se nyuma yo gushyiraho agatambaro, nyuma yuko ukora dushe, ugomba kujya kwa muganga bakareba impamvu iri gutera uwo umuriro cyangwa se ubushyuhe ko buzamuka. Iyo usanze rero ubushyuhe bwo ari bukeya, buri munsi ya 35, yakora iki rero? Bisaba kugira ngo ushyushye umubiri wawe. Ubushyushye ute? Ushobora gufata ikintu gishyushye ukanywa icyayi ukakinywa. Icyo gihe ubushyuhe bushobora kwiyongera mu mubiri, cyangwa se ukaba wakwambara ukifureba ku buryo urashyuha. Icyo gihe ubushyuhe burongera bukagaruka mu mubiri. Ndumva rero ari ibyo ngibyo twabageneye uyu munsi. Tumenye neza uburyo twakwivura, uburyo twakwirwanaho mu gihe tugize ikibazo cy'ubushyuhe bw'umubiri iyo buzamutse cyangwa se ari buke cyane. Murakoze rero, mukomeze mudukurikire, mukanda kuri subscribe, mwoherereza ndetse n'abandi iyi video kugira ngo nabo bakomeze bagire ubumenyi ku bwerekeye n'ubuzima bwacu. Murakarama.